Amezi 6 ashobora kumvikana nk'igihe gito, ariko ni igihe gihagije cyo kubaka ubuzima bushya. Kandi abantu benshi bakunda gutegereza imyaka myinshi kugira ngo babone impinduka mu buzima bwabo, 10 se cyangwa se inanarenga. Ariko ubishatse ni iminsi 180 gusa ukagera ku byo wifuza, cyangwa se ukagera ku byahoze ari inzozi zawe. Kandi ubuzima bwawe n'imyitwarire bishobora guhinduka burundu mu gihe kingana n'iminsi 180, aribyo bihwanye n'amezi 6. Ariko ntiwigeze ubibwirwa na rimwe. Ibi bizakomeza gukimika bunebwe no guta igihe, kandi uzicuza nutumva ibi. Ariko se kuki hari abantu bamwe babigeraho abandi bikanga? Gusa hari ibanga riri muri ibi bintu, kandi ni bikeya rwose ushobora guhindura, noneho ubuzima bwawe ukabushyira ku rundi rwego. Ikaze tuvuge ku mipango cyangwa icyerekezo wiyemeje kugeraho mu gihe kingana n'amezi 6 gusa, ukava mu cyiciro cy'abo byanze ahubwo ukajya mu rutonde rw'abo byakunze. Iyi ni Think Beyond Degree, password ni Think Big, Start Small. Muhawe ikaze. Uzumva abantu benshi bapanga imishinga bavuga ati uyu mwaka ugomba kuba uwanjye uko byagenda uko ariko kose, bagategura imishinga kandi bakiha intego z'ibyo bifuza kugeraho. Icyo baba bashaka ni ukugira ngo ubuzima bwabo buzabe bwiza kuruta uko mbere bwari bumeze bwose, kandi abantu barabikora kuko baba bifuza impinduka nziza mu buzima bwabo. Ariko se reka twibaze, ni bangahe bagera ku byo biyemeje kugeraho? Gusa ikirenze kandi kibabaje ni uko abantu bashyiraho izo ntego amezi 2 gusa bahagije kugira ngo basubire aho bahoze. None wakwibaza uti ese bipashe muremure? Ese n'abanyantege nke? Ese ko binanira benshi? None se abantu benshi nuko baba bahurije ku bunebwe? Nuko utamenya icyo bashaka se? None se barandika bagapanga intego zabo nabi? Ibi ni byo abantu bibaza rwose iyo ibintu bapanze bipfuye hakiri kare, cyangwa iyo utekereje ukuntu kugera ku ntego birimo kunanira benshi nawe urimo. Burya hari impamvu ibiri inyuma kandi ikomeye. Nutega amatwi kino kiganiro cya Think Beyond Degree uraza kumenya igisubizo, uraza kubona umuti w'icyo kibazo. Iyi channel yanyu ya Think Beyond Degree yarebye hirya no hino ireka ibitabo n'abahanga bavuga ku muti w'iki kibazo. Ahubwo icyantunguye nasanze wa mwaka abantu bihawe intego, ahubwo akabaye mutoya ukaba amezi 6 bakagera ku ntego zabo biyemeje. Wari uzi ko hari ibintu wakora cyangwa imipango mizima wapanga mu mezi 6 gusa ukaba wageze ku ntego zawe, maze ubuzima bwawe bugahinduka nawe ukaba umuntu urenze? Fata agakaramu kandi utega amatwi twinjire muri aya masomo ubashe guhindura ubuzima mu mezi 6 gusa. Amezi 6 ushobora kumva ari ikintu gitoya, ariko abantu bazi icyo bashaka muri uru buzima baba baragize icyo bageraho. Nawe rero ngwino ubumwe muri abo ngabo. Va mu Kigali n'ibinyoma bya societe aho bakubwira ko imyaka yo gukira itaragera, igihe cyo gukora kigihari, igihe cyo gukora ni iki ngiki. Va muri izo nshuti zawe zitagira gahunda, zitajya zifata n'umwanya n'umwe zikuganiriza uburyo ushobora kubona amafaranga, uburyo ushobora guteramo imbere. Abo uzasanga zigufasha kumenya aho basohokera, kumenya hari akabari keza, no kumenya hari inkumi nziza cyangwa se abasore beza. Kandi wibuke ko izo nkumi n'aba basore niho Kigali riga rigaraguramo ejo ntabwo uzabisanga ku isahane, kubera yuko bamara kukubeshya no kumaramo isukari, ejo bakakujugunya wabaye igikatsi rwose, usigara urwana n'ejo hazaza imyaka yagucitse. Ahubwo icara wiherere ufate umwanzuro, kandi wibuke ko igihe kigenda ntabwo gihagarara. Utekereze uti ejo ubuzima nzabamo nubuhe. Dukomeze ikiganiro cyacu cy'iterambere. Noneho umva, tangira upange uko muri amezi 6 uzaba arahinduye mu buzima bwawe, kandi bizakunda rwose. Noneho panga uhereye ku bintu bya nyabyo kandi byihutirwa. Dufatiye ku rugero rw'umuntu w'umuhanga witwa Jim Rohn, we yavuzeho kugira ngo ugere ku byo wiyemeje kandi ukaba wanabirenza, atari gukora ibintu byinshi cyane cyangwa utuzi turenze 4,000. Oya, ahubwo ni ugukora ibintu 6 cyangwa 7 inshuro 4,000. Mu yandi magambo, ni ukubikora kenshi bigahinduka ingeso ikuganisha wowe wifuza kugera. Ushaka ubumenyi buzagufasha ku byo wifuza kugeraho, kandi ukumva ko uri umuntu w'intsinzi, ukumva ko ugomba gutsinda. Wibuke ko intego zidasobanutse zibyara ibintu bidasobanutse, kandi nanone intego nzima zibyara ibintu bizima. Burya rero nanone kwandika ibintu bisobanutse ubwabyo ni imbaraga. Iyo wanditse neza kandi usobanukiwe neza ibyo ushaka gukora, burya isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi iguha uburyo uzabigeraho. Uzi impamvu? Utangira gutekereza neza inzira uzacamo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, kandi niyo byaba bigoye kuko uzi impamvu y'icyo kintu, uzarwana ubigereho utitaye ku gihe bizafata, kandi bizakurinda guhobagirira mu nzira ikiganaho nk'uko bigenda kuri benshi hanze aha. Noneho rero witonze, fata umwanya utekereze ku cyo wifuza kuzageraho mu mezi 6 ari imbere, kandi biba ari ibintu bisobanutse biguha ishusho nziza y'aho uzaba uri heza mu mezi 6 ari imbere. Ibwiza ukuri kandi bandika intego za nyazo, kabone nubwo zaba atari nyinshi cyane, kandi cyitonderwa nizo nkeya zibe zisobanutse rwose birenze bishimishije.
kandi nanone no kurwana umaramaje ibyo jya ubizirikana. None reka nkubaze, ese iyo yagize ikikwaho ubyitwaramo ute? Ese buri muntu wese yakubonye abona ko hari icyabaye kuri wowe? Ushobora kuba utari kunyumva neza, reka nshaka ukuntu byoroshye. Ese ikibazo gikomeye kikubayeho ubyakira ute? Birakurenga ukagenda wivugisha mu nzira ku buryo buri wese akureba akakubonamo ibibazo? Cyangwa no mu kazi buri wese arakureba akabona ko hari icyahindutse kuri wowe? Cyangwa uri muri ba bantu bacecekesha urusaku n'imiraba bakikomereza ubuzima bwabo mu ibanga rikomeye cyane? Ukabya inzozi no kugera ku byo wiyemeje ntabwo ari ubufindo, ntabwo ari imikino. Iki ngiki cyumve neza, urabikorera. Ahubwo kugera ku byo wiyemeje ni ingaruka nziza zo gukora bya bintu budasiba. None dore hano hari indi ngingo yo kuzirikana ivuga iti ikintu cyoroshye gukora biroroshye no kukireka. Bya bindi twe tuvuga ngo ni relaxing, ntago bigoye. Biroroshye gusoma page 15 z'igitabo cyiza kirimo by'ubwenge, kandi biroroshye no kutabikora. Kandi biroroshye kwizigama 10% by'amafaranga winjiza ku munsi cyangwa ku kwezi cyangwa se mu cyumweru bitewe n'igihe uyabonera, kandi biranoroshye no kutayizigamira. Iteka jya uzirikana ko utagomba gukora utuntu duto turi aho ngaho gusa tugutwara imbaraga z'ubusa gusa, kandi umusaruro ari ntawo. Kora ibintu bifatika kandi bibyara umusaruro ufatika, kandi byizweho neza rwose hakoreshejwe ubushishozi. Nunavunika wenda uvunikira ukuri. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni ukumenya abantu mugendana. Abantu mugendana bafite uruhare runini cyane mu iterambere ryawe, kandi bafite uruhare runini cyane mu kugusubiza inyuma. Abo nabo ugomba kubitaho. Wibuke hari abantu batandukanye ufite bafite icyo basobanuye ku iterambere ry'ubuzima bwawe. Hari abantu ufite bagutera imbaraga mu byo ukora, hari n'abaguca intege rwose bakubwira ko ibyo ushaka kugeraho bidashoboka kandi utazigera ubigeraho na rimwe. Niba ukeneye gutera intambwe muri amezi 6 twavuze haruguru, ongera abagutera imbaraga bakubwira ko bari kumwe nawe. Mbese abo muhuje umwuka w'inzira y'iterambere urimo, hanyuma ureke kandi usige burundu za nshuti ziguca intege zikubwira ko yipashe muremure, kuko warangije kubona ko ntacyo bakumariye. Aho kugira ngo bakugushe, ubereka imiryango rwose ukababwira ngo musohoke mugende, ukabasiba. Ikintu ugomba kumenya hano, niba uri kurwanira urugamba rw'ubuzima bwawe kandi ukaba ukeneye impinduka mu buzima bwawe, kandi impinduka za nyazo zitarimo kujenjeka, irinde kuba intama cyane, kandi nuba intama buri wese azakubonerana agutesha umurongo. Bityo nubumvira uzakomeza bizengurukaho ubuzima bwawe bwose usange ntacyo ugeraho. Ikindi kandi ugomba kwitaho cy'ingenzi gikomeye cyane ni discipline. Ugomba guhindura ya myitwarire yatumye uhora mu bukene. Niba ukeneye impinduka muri amezi 6 ari imbere, ugomba guhindura ya myitwarire yatumye uhora mu bukene. Bituma usuzugurwa kuko wenda nta bintu byinshi uzi, kandi ntuzibagirwe agasuzuguro kose wasuzuguwe ngo nuko ukennye, ngo nuko uri umuswa, ngo nuko utazi icyo ushaka mu buzima. Niba ibyo byose byarakubabaje, shaka utangira kugendera mu ngeso uzaba ushaka kuzaba nkabo. Bya bindi byo kuryamira no kubyuka utinze, nta gahunda y'umunsi wapanze. Niba wumva ushaka gutera imbere, icyo utangira ubihagarika ubu ngubu, kandi wibuke neza babandi b'icyitegererezo kuri wowe, babandi ushaka kuba nkabo. Bibyukira saa 11 bagakora agasiporo, saa 12 bakavuye muri dushe batangiye kwisomera ibitabo by'ubwenge ndetse n'ibyabafasha kunoza imishinga yabo neza. Noneho utangira ugire gahunda, ugire imyitwarire myiza yo kubaha icyo ushaka kugeraho, yo kubaha ejo hawe hazaza. Utangire ushyire ku murongo ibyo usabwa byose gukora, kandi ugomba kumenya neza ko ibyo wateguye byose byagenze neza. Shyiraho gahunda y'ubuzima, wirangara kandi ukumbure aho ushaka kugera, kandi unamenye neza, uzirikane ko igihe ari amafaranga. Reka kwangiza igihe, reka imiteto va muri telefone ituma uryama saa 8 za mu gitondo urimo gukora ubusa, unibyukira saa 2 cyangwa saa 3 ndetse na saa 5. Ndakumenyesha ko ntawe ufite gahunda y'ubuzima ubayeho nk'uko ubayeho wowe. None rero niba wifuza iterambere, nagira ngo nkubwire ngo bihindure kandi none ahangaha mu maguru mashya, kandi mu mezi makeya. Ndabizi neza ko nubikurikiza uzaza ahangaha ukadushimira nka Think Beyond Degree yagufashije kuzamura imitekerereze. Irindi somo ugomba gukurikirana, nutangira gupanga umunsi wawe neza, ugatangira kubyuka kare, ukita ku buzima bwawe, ugapanga neza ibyo uri bukora umunsi wose kandi ukabirangiza, ndakumenyesha ko uzaba uri umuntu udasanzwe, utanga icyizere kandi utandukanye, wigirwaho n'abandi. Urundi rugero rwiza twatanga, iyo usoma buri munsi igitabo kirimo amahame ndetse n'ubwenge bwagufasha kugera kuri ibi ngibi turimo turavuga, noneho ugasoma page 10 ku munsi, mu gihe cy'amezi 6 uzaba umaze gusoma page 1800. Ibi bivuze ko ari ibitabo hagati ya 6 na 7. None reka nkubaze, urakeka ko nta bwenge wamize buvuye muri ibyo bitabo by'ubwenge wasomye byakugeza ku nzozi zawe? None rero ntugasuzugure turiya tuntu biri gukora bita dutoya, kuko mu gihe runaka uzabona inyungu yatwo niba kandi udukora neza
kandi ukadukora udutegerejemo inyungu runaka ifatika. Ariko niba ukora utuntu duto duto ariko tw'ingeso mbi tukuroha, itegure kwakira umuriro wakire mu biganza byawe kuko ari wowe urimo urawikongerezaho. Isomo kandi ugomba kuzirikana kuri iyi ngingo ni uko gutsinda cyangwa kugera ku byo wiyemeje si ukubikora gusa kuko ugomba kubikora, kuko ibyo n'abandi rwose barabikora kandi neza, ahubwo kugera ku cyo wiyemeje ni ikintu wikururira binyuze ku ushaka kuzaba we cyangwa ku cyo ushaka kuzageraho. Ikindi, hari izindi mbaraga utabona mu byo wishoramo wowe ubwawe, noneho uhita utangira gutekereza amafaranga, ariko mu by'ukuri hano siyo batubwira, ahubwo wowe nyirizina nibyo wishoramo wowe ubwawe. Noneho burya aya mashuri twize aya ngaya asanzwe atwigisha kubaho, ariko kwiyigisha cyangwa se wowe ibyo wigishije bikugira umutunzi. Ese umuntu akubajije amafaranga wishoyemo umwaka ushize nkawe ku giti cyawe, wamusubiza ko wishoyemo angahe? None ngaho reka nkubaze, ni ibitabo bingahe waguze amafaranga yawe birimo iby'ubwenge wakoresha nk'amayeri abasha kukugeza ku iterambere wifuza? Nanone tutirengagije, hari abantu bakunda kumva ariko wenda badakunda gusoma, ariko wowe uri kumwe natwe kuri iyi channel yacu ya Think Beyond Degree, tuzajya tugufasha gusobanukirwa ibiri muri ibyo bitabo, ndetse ubashe no gukuramo amayeri menshi yagufasha kugira iterambere mu buzima. Aho gufata ibihumbi 100 uzanywera muri kiriya cyumweru, ahubwo iyafata uyakoresha ikindi kintu ahubwo cyakubaka ubuzima bwawe. Urugero, wayagura igitabo cyiza wasoma kikagufasha guhindura ubuzima bwawe. Ikindi kintu cyakubera cyiza wayakoresha, ushobora kwishyura ifatabuguzi mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri, mu nzu zizwi nka gym, ishyura amafaranga ahantu bakwigisha uburyo amafaranga abyara ayandi. Ikindi, ushobora kuyakoresha mu kwiga imodoka, uramutse uyizi ushobora gutwara moto. Ese mu mwanya wo kuyapfusha ubusa nk'uko wajya kubigenza, gerageza ahubwo uyakoreshe mu kintu cyakungura ibintu by'ubwenge. Kandi ndagusaba ngo ibyo bintu bigira umuco, mu mezi 6 uzisanga uzi ibintu byinshi kandi byinshi cyane, kandi ndakubwiza ukuri nawe ubwawe bizagutungura. Noneho hari ibitangaza by'impinduka ntoya. Iyo watangiye kwihebera gukora impinduka ntoya ariko zikuganisha mu cyerekezo cyiza ushaka kuganamo, zikubyarira ibisubizo kandi byiza kandi rwose birenze bishimishije. Iyo wakoze impinduka ntoya kenshi, kabone nubwo byaba ari 1% buri munsi, reka nkubwire ko mu gihe cy'amezi 6 uzaba uri ku 180%. Kandi ni ukuri, ntabwo ari ikinyoma, kandi ni ukuri uzaba umeze neza kuruta uko watangiye umeze. Kandi ubu buryo nanone ushobora gutangira kubukoresha wizigamira amafaranga make mu mezi 6 uzaba umaze kugira amafaranga menshi wazigamye, kandi iyo ntego izakunezeza. Kandi nawe niba uhembwa ku kwezi, iyemeze kujya uzigama 60% by'umushahara uhembwa. Mu mezi 6 yo kwiyobaza no kugerageza ubu buryo, wazasanga warizigamiye amafaranga menshi cyane kandi akakugirira umumaro. Kugira ngo ugire ikigeraho muri iyi si kandi gihindura ubuzima bwawe, ni uko ugomba kumenya ko ibyo ushaka kugeraho byubaka kandi bikadanangirwa n'imyanzuro mitoya wowe ubwawe uri kunyumva ufata. Kandi nagira ngo nkubwire burya imbaraga z'urwego ubonaho ibintu, kandi nanone ukazamura urwego ubonaho ibintu, ndakubwiza ukuri n'ubuzima burahinduka. Kandi nanone iyo uzamuye urwego rwawe atari ibintu byo kwemera bitereye aho, n'ubuzima burahinduka kandi bihita byikora rwose bitagoranye. Kandi nanone iyo wumva uri wa muntu wumva ko ntacyo ashoboye ntacyo azimarira, mbese urwego rwawe urubona nk'urwashyinguwe ruri munsi y'itaka, isi nayo ihita yihutira kuguha impamvu miliyoni ikwereka ko bitazashoboka. Ko gerageza uha agaciro umwanzuro wose ufata, ko umwanzuro ufata uyu munsi niwo ugena agaciro k'ibyejo uzaba ufite. Urugero, niba wanze kujya mu kazi ugahitamo kwirirwa wiryamiye, ntibizigere bigutungura ejo ubwiriwe cyangwa uburaye. Kandi nanone uyu munsi ufashe umwanzuro wo kutajya kwiga ngo urebe ko ejo uzagira ubuzima bwiza, ejo ushobora kubaho nabi bitewe n'ingaruka zo kutagira ubumenyi buva mu ishuri, kandi n'umwana wawe uzagukomokaho bizamugiraho ingaruka. None rero jya wita ku myanzuro ufata uyu munsi kuko niyo igena ejo hawe. Wibuke uyu munsi turi kwiga gupanga neza no gushyiraho intego z'ingamba wafata ku rundi rwego rwiza mu mezi 6 ari imbere, ariko ntibizigire bigutungura mu gihe uzaba ufashe umwanzuro mubi, noneho ukazisanga uri munsi y'aho uri uyu munsi mu gihe cy'amezi 6 turimo kuvuga. Ikindi, igagushima cyangwa gushimira ibyo ubona. Ikindi, buri munsi iyo mwitozo wo kujya wandika cyangwa gutekereza nk'ibintu nka 3, byaba binini cyangwa bitoya, ariko ukagira icyo winjiza mu mutwe wawe. Ikindi, igakubana neza no kurema umwuka mwiza mu bo mubana nabo mwirugana buri munsi, kuko nabo bafite icyo basobanuye mu iterambere ryawe. Ikindi, ibyo twakora byose ahantu umugenga byose, igagushima Imana ko uri amahoro, uyiragize uyereka ibikorwa byawe kandi bizajya bigenda neza. Rwose jya wiga gushima. Bamwe bari mu bitaro, abandi bapfuye, abandi bari mu magororero, ariko wowe uri mu migambi yawe y'iterambere. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane ugomba gushimira Imana, hanyuma imipango yawe n'imigambi yawe ikagera ku ntsinzi wifuza. None rero nagira ngo nkubwire ko mu gihe cyose gihumeka ntacyo udashobora kugeraho, ahubwo kereka utabishatse. Wibuke twakubwiye ko ukoze 1% mu migambi yawe wateguye,
mu mezi 6 waba ukoze 180%. Bisobanuye ngo gerageza ukore 1% buri munsi, noneho mu mezi 6 uzaba ukoze 180%. Uzaba warageze ku ntego zawe uko wabiteguye kandi neza rwose. Gerageza ukore 1% buri munsi. Iyo niyo password. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mutegura byose. Tubifurije iterambere nk'uko twatangiye tubivuga. Hanyuma niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo ushaka gutanga, kwandikire hasi muri comment, kandi ntiwibagirwe gukora share, like and subscribe. Turi kumwe mu biganiro by'ubutaha. Bye bye.